Yes, reka nongere mbasubize mbifurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka mbifurize umugisha w'Imana aho muherereye hose mu mpande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Njye nitwa Ben, iyi ni Mos TV. Reka mwikaze nkutse gukora subscribe kuri utarigeze ubikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu update zacu cyangwa se ibiganiro byacu bikugeraho mu buryo bukoreye cyane. Ni umugisha udasanzwe wo kuba nicaranye n'umukozi w'Imana benshi mukunda, benshi mwamenye mu buhanuzi bugiye butandukanye agiye abahanurira n'ijambo ry'Imana agiye abagezaho ryagiye bahumuriza imitima. Ngira ngo nawe n'umugisha rero wagezeho kuba uri kumwe nawe. Reka wowe kuri mushyashya utabamuzi cyangwa se umubonye ubwa mbere, reka mwinginge abanze atwibwira amazina kugira ngo tuze kubana twese tuziranye. Murakoze cyane, nanjye mboneyeho gusuza bene data. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Nitwa Revera Pasteur Moise Sindayigaya. Ndashimira Yesu kuba nibonye muri uyu mwanya muri Mos TV. Imana ituhana umugisha. Yego. Mbonereho no kubwira bene data badukurikiye ushobora kuba bari mu bihe bibi, abarwayi, bafite intambara n'urugamba, babwire ngo nimuhumure, Imana yo nyiri humure izatuma iryo joro ryawe ricya. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwa kimundu zikavuga. Bwa kimundu zikavuga. Tuguhaye ikaze, unyemere duhe n'ikaze abadukurikiye muri iki kiganiro. Ndi kwibwira yuko hari ibintu byinshi bagiye kungukiramo batari bazi. Hari impuguro nyinshi zigiye kuba zirimo hano, ubutumwa se Imana yaguhaye harimo kwizera kwishi. Nyemere noneho udusengera Imana kugira ngo tuze kubana n'Umwuka Wera muri iri vugabutumwa. Yego. Reka twinginge Imana kugira ngo ibane natwe. Mwami Yesu, tuguhaye karibu n'ikaze muri uyu mwanya. Ngwino uyobore ibi biganiro, kandi Kristo uduhe kuvuga icyo ushaka, ikiza imitima kikabohora ubugingo. Abantu bawe bagubwe neza kubw'ijambo ryawe, kandi bongere baguke kubw'uyu munsi n'ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo Umwuka wawe Wera abiherekeze, imbaraga zawe ziberekeze, buri wese ahembuke, agira uko ahembuka nuko yubakwa, muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Imana iguhe umugisha kuri iryo sengesho. Reka tuguhe ikaze noneho mu kiganiro. Nimba hari ijambo ry'Imana Imana yaguhaye cyangwa se hari impuguro ufite n'ubuhanuzi, ni karibu kugira ngo dukurikiranye banyotewe n'iby'Imana yagushyizemo nabo babashe kubyumva. Murakoze cyane. Ntabwo nshaka ko nza gutinda cyane mvuga ibindi, ahubwo ndashaka kuvuga cyane ikintu abantu bamaze iminsi bibazaho, ariko umwuka yangendereye ngo ngisangize abantu. Dore ikizakubwira ko umuntu wahuye nawe atari umuntu w'Imana. Yego. Kizakubwira ko uhuye n'umuntu utari Imana, utari umuntu w'Imana. Atari umuntu w'Imana. Atari umuntu w'Imana. Yambitse ishusho yo kwera. Yambitse ishusho yo kwera. Ariko ijambo ry'Imana twifashije muri Daniyeli, ibice 11, murongo waho n'uwa 32. Hari ijambo rivuze ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyenga, ariko abazi Imana yabo bo bazakomera, bakora iby'ubutwari. Aho rero ndashaka kuvuga ibintu bibiri bikomeye. Cyambere, abaca mu isezerano azabayobesha kubashyenga. Cyambere kizakubwira ko udahuye n'umuntu w'Imana. Cyambere gikomeye ni uko uzahura n'umuntu urindushye, urushye, uremerewe, ufite umubabaro, nawe ubwawe ubizi ko ufitanye ikibazo n'Imana, ariko uyu muntu akakuyobora akubwira ati Imana iguhaye ibi, Imana ikujyanye aha, Imana ikoze ibi, ntiyigera akora ku cyaha ufite. Kandi Bibiliya iravuga ngo icyaha ni urusika rudutandukanya n'Imana. Atarasenya urusika, atarabanza kugukonekita n'Imana, arakubeshya, kuko ibyo bintu akubwira ntabwo ari uzabikora. Bibutse ko uguhanurira wese ntabwo ari ubisohoza. Arakubwira ngo Imana irambwiye ngo ugiye kubona ibi ngibi. Iyaba yarakubwiye ngo njyewe ngiye kuguha imodoka, nari kumwumva nanamukurikira. Ariko uyu muntu ukubwira ngo Imana igiye kuguha imodoka, nakubwira ikigutandukanya n'Imana, agasiga urusika rugutandukanya n'Imana ruhari, urumva azayiguha se? Iyo modoka azayiguha
ngo reka nkubwire ngo Imana irambwiye ngo ubu noneho ngo igihe cyawe cyo kurongorwa kirageze ngo ugiye gukora ubukwe ngo burabaye akaguteresha n'amakorasi ngo birabaye ngo amagambo ashize ivuga pore kweri akubwire ngo akubwira ubukwe buzava he inshuti y'umusaraba ubukwe uzabukura kandi buri munsi n'abasore mukundana ubaha avanse wowe bintu wariye ari bibisi Imana abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga ariko abantu bazi Imana ya pineza nema bazakomera niba mara gukomera bakora ibintu by'ubutwari jedome stili bini fone meni grome taide fai bini wa asika dobea hari ibintu uzategereza bye gusohora hari dofe ikizakubwira ko wahuye n'umuntu utari umuntu w'Imana azakubwira amagambo yo kugusheshenga amagambo agutamunwo akomeza ukurundi amasezerano ariko ukomeze kuba umwanzi w'Imana reka nkubwire ibintu bikome Imana ikunda ubugingo Imana ikunda umutima wihana Imana ikunda umuntu uca bugufi Imana ikunda umuntu uhindukira ye baba we bega ukuntu abantu bapfuye reka nkubwire abantu bari kubushaka ko tubabwira ibi ariko reka nkubwire niba ushaka ko bakubwira ibihuye n'ibyifuzo byawe n'umubabaro n'amarira warize reka nkubwire ijambo ryiza mu bintu nzi nibuka neza nuko Imana ikunda ubugingo bwawe iranabufuhira ni nayo mpamvu abahanuzi benshi bajya bakubwira ngo kugira ngo iguhombe yaguhombya abantu ubwo butumwa ntabwo babukunda please ntabwo uri bubukunde shiti y'umusaraba urashaka ko nkubwira ko Imana ikubise umudayimoni uri kukugenza ariko reka nkubwire Satani yazanye uburetwa abuzanira abantu uburetwa bwa mbere nubwo ibintu bidashoboka yabazaniye uburetwa ibintu abacurunguramo abajyana hano noneho abazanira n'abahanuzi bakubabwira ngo bya bintu birarangiye rya joro rirakeye babadayimoni baragiye ariko reka nkubwire uzaguhanurira wese akaguhanurira akubwira iby'amahoro atakubwiye ngo banza wiyunge n'Imana nta muntu n'umwe ushobora gusohoza azakubwira inzu uguhanuriye etaje niwe uyubaka uguhanurira urwo rugo niwe uzarugushyiramo ese uguhanuriye ko umugabo wagucaga inyuma cyangwa umugore wagucaga inyuma ko agarutse niwe uzamugarura reka da Bibiliya iravuga ngo noneho rero banza wiyunge n'Imana kugira ngo ubone amahoro edestifo de beria urabanza wiyunge n'Imana ntabwo uri bunkunde ariko n'ubundi nanjye sinaje mu matora wihangane ntabwo naje ngo untore naje kukubwira ngo Imana iri kukubwira ngo dore inzira dore ikizakubwira yuko uri mu rugendo rwa nyarwo Imana itunganya ubugingo bwawe yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi muzabihabwa nk'inyongezo none urashaka ngo Imana iguhe inyongezo utarazana iby'ubugingo muri wowe niko reka nkubwire ubundi se ibintu wicaranye ugize ngo ni bikeya kandi reka nkubwire n'ijambo ryiza Imana ntabwo ikwanga no ubundi se ibyo bintu abantu bari kukubwira ayo mazu n'ayo mamodoka baguteye gushamaduka nkaba mbona wagurutse uwo mugore cyangwa uwo mugabo abo bana bakubwiye ko ugiye kubyara wagize ngo ababyara bose ni abarokore wagize ngo abatuza amamodoka n'amazu meza ni abarokore no n'abapagani barabifite batanazi Imana biravuze ngo rero ibyo bintu Imana yemereye abapagani ntabwo ari we yabyimusenga ahubwo tunganya ibituma Imana iguha umugisha ikaguha umugisha twebwe icyo turusha abandi nuko twasezeranijwe ubugingo bw'iteka ni koko turwara nkabo tugasonza nkabo tugatotezwa nkabo ariko dufite icyo tubarusha nuko twasezeranijwe ubugingo bwawe yari buzima hadisefome ukurega aramwara ugushaka arakubura uguhagurukira mucecekesha uhiga ubugingo bwawe ngo bita Sophia Imana ibubika muri yo bakagushaka bakakubura ndashaka kubwira ngo ariko ni gute wumva umuntu akubwira ntashobora kubwira iby'ijuru uzabamo agukundisha inanga inasi uzahaba akaramata ikimenyetso cy'uko utazahaba akaramata ibuka basogokuruza bawe n'abandi bapfuye ubusa ni hari abantu bari hano batagira ababyeyi ubusa ni hari abantu bari hano batazi ba sekuru bababyaye ubusa ni hari abantu bari hano batanazi n'ababyeyi kuko yavutse umubyeyi we bamujyanye muri moruge
batandukanwa bamutandukanya bahita ajya muri moruge nawe akarerwa n'abatazi akarerwa n'amata cyangwa n'undi muntu. None se ukubwira rero akakubwira iby'Imana, ntakubwira iby'ubugingo, ntakubwira iby'ijuru ry'abera, ntakubwira uko abera bazagenda, ntakubwira uko umuntu aba mu isi. Njyewe nongere nkubwire ngo ntago njya mbuza abantu kuba mu isi bakora, ahubwo umuntu udakora ari mu isi arantera ikibazo. None se uzatungwa n'iki? Ariko nanone ibuka ko uri umugenzi ujya mu ijuru, ibuka ko inaha ngaha turarangira, ibuka ko iby'inaha bijya birangira nshuti y'umusaraba. Ninde wakubwiye yuko erega warakenyeye? Amatwi yawe warayazibye pe ku buryo utagishaka kumva iby'ubugingo birakurya. Rya jambo rigusohoyeho ngo bazigwiriza abahanuzi ngo bababwire ibihuje n'irari ryabo, nibyo wigwirije nshuti y'umusaraba. Urambabaje. Ariko reka nkubwire kuri uyu munsi wa none, menya gutandukanya abantu b'Imana n'abantu batari ab'Imana. Menya ikikubwira ko umuntu ari umuntu w'Imana agira umurongo, kuko niba twemera ko turi abakozi b'Imana, none umukozi w'Imana niba Imana itubwira ko igishoro ifite muri twebwe ari ubugingo, ni gute umuntu yoherejwe n'Imana akaba umukozi w'Imana adashobora kuvuga ubugingo kandi aricyo gishoro Imana ivuga muri wowe? Ariko ubwo sinkubwiye, ubwo urashaka kugira ngo nkubwire ngo barunaka ngabakoresha ibi n'ibi, irorerere uzabimenya wagezeyo. Reka nkubwire ibi ngibi akenshi nta nubwo bikuryohera, birakufuna bikakugora. Ariko reka nkubwire ngo nazanye ijambo ringana n'uko Imana yampaye, yambwiye ngo kanguka kandi ukenyere, hanyuma Yesu akuvane mu rugo rungabangabo. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ntabwo iby'ubutwari babikora kubera yuko babonye sapoti z'abantu, ahubwo Imana ibari inyuma. Iyo Imana iri kumwe nabo barakomera, iyo Imana iri kumwe nabo. Reka nkubwire aba bantu bakomera batanariye cyane, rimwe na rimwe banakomera abana burayi, ariko baba bafite ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwana, nicyo gituma nkomera mu maso hakamera nk'urutare. Reka nkubwire ngo nubwo uri mu kaga n'amakuba, komera. Niba uri muri Kristo, hari imizigo, hari imitwaro, hari akaga n'amakuba, hari imigozi azaca. Ndafashijwe Mana we, ndafashijwe n'ukuri. Imana ifite umurongo w'ibintu igomba kugukora ku buzima bwawe. Hari n'akandi kantu ngira ngo nkumenereho ibanga. Abantu bakuna umuntu arakubwira ngo ndagufite, ariko reka nkubwire ngo Imana itamuguhaye ntago yakubona. Kuva waba wose arumva umuntu witabye umuntu ko yitaba Imana, none niba Imana itaguhamagaye yakujyana he? Umuntu yapfuye baravuga ngo yitabye Imana, baravuga ngo Imana itemeye ko uyitaba ntago wapfa. Yenda yakubabaza akaguhemukira, yakudindiza, yagukorera ibindi bintu, ariko egama ku Mana, cunganwa n'Imana, cunganwa n'izamu ryawe. Tubona no gukura akajagari, ibintu bikujagaraje. Hariya niho hari umuhanuzi ukomeye, niho hari ushyushye ukora igitangaza, warebaho bikajyamo. Ariko rero nkubwire ngo ahanure ntahanure, nta n'umwe ubikora, bikorwa n'Imana ishobora byose. Igihe cyose ufitanye ikibazo n'Imana uribesha, nukusheshengwa. Nicyo bita ubuhanuzi bugusheshenga, butaguhuza n'Imana nyamana. Nundekure Mana we, ntagufite nta buzima sinabaho. Nundekure Mana we, ntagufite nta buzima sinabaho. Udafite Imana ukuroga azagushobora, udafite Imana uhereza ihembe azakurangiza, udafite Imana uzarambagiza harongora undi, udafite Imana bazaguporopoza bajye gukwa uwundi mukobwa utari wowe. Udafite Imana pore rero nkubwire ngo kanguka. Hanyuma uyu mwaka n'umwaka wo kuvugurura ibintu byose. Imana yatubwiye ngo uyu mwaka ngo nukuyungurura. Mbega bitangaza kuyungurura, ariko uziko imyumbati yose ibiziko izava mu bugari, ariko iyo bayunguruye hari ibisigara. Nifu iyo iguze ukashiza mu kayunguruzo ntabwo byose bicamo, hari ibisigara. Byo biravuze ngo rero wari ukwiye kuba umuntu wegeranye n'Imana, kugira ngo mu gihe Imana izaba iri gukora akazi nkawe, wowe bitazagukoraho, ahubwo uzaba uri umuntu ubitswe ahantu Imana ishaka ikurindire mu buntu bwayo bwinshi. Imana ibaha umugisha. Nuba ubutumwa nari ngufitiye bungana gutyo, nuko bingana. Numva nagusengera, agushaka gutindana nawe iki gihe. Ndumva ari igihe cyo kuvuga ibikwiriye bingana n'ibyo Imana iduhaye, hanyuma nawe ugasigara
ushyira mu mibare no mu bwenge ukumva icyo Imana igushakaho kuko ibisigaye ni umurimo wawe ngewe icyo nagomba gukora nagikoze. Imana iduhane umugisha, reka dusengane. Sengeye umwana wawe wumvishe ijambo guhera none uyu munsi ahinduke kandi ahindurwe naryo, akimara guhinduka yakire igitangaza kingana no kwizera yizeye, umurimo wawe ukoreke muri we, amenye ko kugukiranukira bingana no kwakira umugisha wawe. Urakoze Kristo ko byumvishe byakiriye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Ndumva nta kindi nagomba kuvuga Ben we. Message nari mfite niyo ngiyo. Birahagije. Ngira ngo kumva yumvishe kandi ngo impfubyi yumvira mu rusaku. Bumvishe ahubwo buri wese asangize mugenzi ubwo butumwa kugira ngo basharing bakore nawe bashe gukora umurimo w'Imana hakiri ku manywa. Basharing n'ibitekerezo byabo bikenewe. Hanyuma washaka kuvugisha nimero ngira ngo ziba ziri kuri channel. Nimero ziriho rwose. Ziriho barazibona. Naho ubutaha rero. Shalom shalom.